kuri YouTube, utuntu dutandukanye kuri YouTube ushobora kumenya gishobora kukugirira umumaro, kubera ko YouTube muri iyi minsi yakoze updates zitandukanye, kuvuga ngo abantu ntago nyine kuba monetize bisigaye byoroshye. Ngiye kubasobanurira bitandukanye bishobora kugufasha kuri YouTube yawe kugira ngo ube monetize, ibintu requirements zishobora gutuma uba monetize, sibyo? So let's search on YouTube, on Google, search YouTube monetization requirements. So muze kubireba, reka turebe 224. So reka turebe, sorry I can't on news, I want it. Let's see here. No kuvuga, reka turebe ibintu bishobora gutuma uba monetize kuri YouTube. Tugiye kubyiga rero sasa. Bango hano YouTube monetization requirements, reka tuzirebe. Nuvango ushobora kuba waratangiye content yawe, ushobora creating content, ufite passion yindi yo kuba creator kuri YouTube, cyangwa se ushaka kugira ngo monetize ibintu byawe, amavideo yawe, ubone amafaranga kuri content yawe. So hari rero YouTube monetization requirements kugira ngo ube monetize. So ugomba kuba ufite watch time n'aba subscribers kuri channel yawe. So ibyo bintu bibiri rero nibyo bintu bikomeye cyane bishobora gutuma uba monetize. So kuri views na subscribers rero, nabango kumonetiza YouTube channel yawe ugomba kuba ufite subscribers 1000 n'amasaha 4,000 wabonye mu mezi 12, cyangwa se miliyoni 10 za short views wabonye mu minsi 90, ubwo ni amezi 3. Ibi bishatse gusobanura iki? Bango ugomba kuba ufite subscribers 1000, waba bafite mu myaka 10, waba bafite mu mwaka umwe, waba bafite mu gihe runaka. Subscribers 1000 ntabwo birirwa babara ngo ni igihe kingana iki, ariko nanone ugomba kuba ufite amasaha 4,000 wabonye mu mwaka umwe ushize. Vango niba utangiye no mu kwa mbere, mu kundi kwa mbere bikagera utarageza 4,000, ubwo mu kundi kwa mbere ku mwaka utaha uzongera utangire kuri 0. Ahangaha tubyumve neza. Vango
turebe. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibihumbi bine hours in 1 year, noneho tuvuge utangiye tariki ya mbere y'ukwa mbere 2024. ubwo nugeza kugeza tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025, nugeza kuri iyi tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025 ukaba ufite amasaha wenda 3,900 kuri iyi tariki ya mbere. ubwo ni ukuvuga ngo requirements za YouTube ntabwo wazujuje. Uzatangira tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025, uzaba ufite amasaha 0 in last year cyangwa se mu current year. Ariko amasaha lifetime hours uzaba ufite 3,900. Niyo mpamvu ushobora kujya kuri YouTube ukareba amasaha ufite, ukabona ufite amasaha 3,900, ariko ukabona biri kuri lifetime. Wajya kuri 300, wajya kuri 365 days, ukabonaho ufiteho 0. Ahangaha ni ukuvuga ngo muri lifetime uzaba ufite 3,900, urumva. Noneho muri 365 days uzaba ufite 0 hours. Ahangaha rero bizasaba ko ugomba kuzuza 4,000 hours mu minsi 365, urumva. Ukuzuza aya masaha, wamara kuyuzuza ukaba ufite abasabu 1,000, then ukaba monetize. Ukapurayinga ukaba monetize, uko bigomba kugenda. Iyo ni requirement. Indi requirement ushobora kuba udafite ariya masaha 4,000, sibyo? Ukavuga udafite amasaha 4,000 muri uyu mwaka, ariko ufite views miliyoni 10 mu mezi 3, ubwo ni iminsi 90. N'ubu ufite izi views ukaba unafite abasubscribers, ukaba ufite abasubscribers 1,000, ahangaha uzapurayinga kuri monetization. Bizahita bikunda kuko uzaba wujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite aya masaha 4,000 cyangwa se mo kimwe ufite views 10,000 mu mezi 3. Ibyo bintu byujuje ukaba ufite na sub 1,000, uzahita wapurayinga ube monetize. Iyo ni requirement rwose. Hanyuma indi requirement ya kabiri, iyo ni icya mbere. Icya kabiri, YouTube monetization rero isaba location. Urumva bango YouTube monetization iri available mu bihugu byinshi, ariko ntabwo ari byose. Icya mbere rero ugomba gukonfirminga ko uri mu gihugu gifite monetization. Ibihugu biri
monetization ni byinshi, ariko ibitari eligible nabyo birahari, harimo n'u Rwanda. So ugomba kureba ibihugu bitarimo byemera monetization, akaba ari byo ushyiraho, akaba ari byo nyine umonetiza ukoresheje. Hanyuma ikindi ugomba kwitaho kuri YouTube ni uko ugomba kuba uri good, be good, ugomba kuba umuntu wizewe kuri YouTube. Ibyo ushatse gusobanura, niba uri gukora content yawe bwite numva, kandi ukaba utarimo kubeshya system ya YouTube, ubwo nta kibazo. Ariko niba atari, ukaba uri kuyibeshya, hari ibindi bintu ugomba gukora, uri kubeshya gukora nyine utamenya, usanga harimo nk'ibintu by'amanyanga, ngo BTN kugira ngo utuntu nk'utu, ukaba utari mu manyanga, ukaba n'ubu utari mu manyanga, utari gukora ibintu by'amanyanga kuri YouTube, uzaba uri umuntu wemerewe kwamamarizwaho kuri YouTube. Ariko nanone niba ukora content mbi, uvuge niba ufite content wenda ibintu by'urukozasoni, ibintu nk'ibyo, cyangwa se birimo ubwicanyi, birimo kurenganya abana, birimo utuntu, so YouTube ikagenda ikurega utuntu twa ibyo bita ama-strike n'ama copyright, n'ibyo bagenda babikurega kenshi, bizagutera gutuma YouTube itakugira monetize, kubera ko babona ko utari good kuri YouTube, kandi ukaba uri gukora content zitandukanye n'ibyo bashaka. Ikindi rero sasa, YouTube monetization nanone nari mbikomojeho, bisaba ko udafite out of streak, kuko nubango niba ubonye streak 3, streak ni kwa kugira ukiraho byombi bagahita bayikura. Iyo bayikuye inshuro 3, YouTube yawe barayikura. So niba ufite streak imwe, ushobora kuba ufite streak ya mbere bakaguha iminsi 90, ubwo muri iyo minsi ntabwo uba wamonetiza. Bisaba kugira ngo ya streak ureke nyine wirinde iyo streak ntizeho, cyangwa se niba yaje utegereze ibanzijeho kugira ngo ubone wamonetiza. So ikindi, iyo waprayinze kuri monetization bisaba AdSense account. Ahangaha kugira ngo mubabwire mumenye, uvuga ngo YouTube ni uvuga ngo kugira ngo ube monetize bisaba AdSense account niho uhemberwa. Kuri YouTube AdSense account niho uhemberwa. AdSense account rero abantu benshi bajya bambaza ngo nyine ngo nimara kuba monetize ngo bizagenda bite, ngo konte ngo bazayibona gute, ngo bizagenda bite. AdSense niho hantu ushyira konti yawe iyo umaze kuba monetize, niho YouTube yohereza amafaranga, noneho warangiza ugashyiramo konti yawe, yamara kuba threshold yuzuye, ayo ugomba kubikuza yuzuye, amake yo ugomba kubikuza yamaze kugeraho, bagahita bayohereza kuri account yawe. Niyo AdSense account rero. Iyi AdSense account ushobora kuyishyiraho YouTube zirenze imwe, ukaba ufite nka YouTube nk'eshatu, zose ukazihemberwaho kuri AdSense imwe, cyangwa se ukaba ufite na website ukayihemberwaho kuri ya AdSense yawe. Hanyuma AdSense nayo tuzayivugaho, turebe ibyayo, turebe uburyo iba approved, turebe ibibazo ishobora kugira n'ibindi bitandukanye. So ikindi ugomba kuba wujuje kugira ngo ube monetize kuri YouTube ni ukuba warakoze two-factor authentication. Two-factor authentication nuvuga ngo ni kuriya ufata nimero yawe ya telefone ukayihuza na YouTube, bakakohereza kode ukaverifyinga. Ntabwo aba monetize ibyo bintu utarabikoze, kuko iyo utabikoze ntabwo bakwemerera option ya monetization, ntabwo bayemera. So twagiye nuvuga ngo YouTube monetization nanone isaba ibi twari twabivuzeho ko isaba subscribers na watch time. Hanyuma ikindi ni akantu bongereyeho ubu ngubu vuba kuri YouTube kitwa bakita channel history.
hari abantu batazi aka kantu. Channel history rero ni uburyo ukorera channel yawe. Niba ujya kuri YouTube ugakora live, ugakora ibintu, ukaba ureba video z'abandi